Mwongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukunda mukanakurikira jewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Ubwo nibwo ntangiye bahereza ikaze aho mugiye muherereye hose, ngo mukomeze kugenda mukubwa neza cyane, amahoro ya Nyagasani akomeze kugenda kabisa ari kumwe namwe, mukomeze kugendana muri buri kimwe cyose. Uyu munsi ndumva meze fresh, ndumva nishimye sana. Ubwo ngarutse ngo tuganire ku nzozi kundozi kabisa zijye kuba zagutangaza cyane. Mwari mumaze igihe kirekire mugenda mumbwira inzozi mwagiye murota, nkabafasha nkabasobanurira. None uyu munsi kabisa Aizo yazanye challenge kabisa, nawe agiye kuba yababwira inzozi yarose ku uyu munsi wa none. Ndizera ko hari byiza kandi ari by'agaciro. Ndasaba ngo muntege amatwi munyumve kabisa, mwumve nanjye ibintu narose, kandi niba hari uwo dufite kuba duhuje kuba twarose inzozi nawe ndi byiza ko yaba ari hano hafi kugira ngo yumve kuntu ibintu biba bimeze. Wakibaza ngo ese Aizo no kuvuga ngo ubwo nari njyanye kabisa byarangiye ndose ndota inzozi ndimo ndasarura ibishyimbo rwose, mbona bimeze neza cyane. Ubwo byaje kuba byantera amatsiko yo kumenya icyo izo nzozi zishatse kuba azavuga. Ubwo mu gitondo hibyuka mitavuga ati kamite nkora uko nshoboye kose mu bushakashatsi kuri izi nzozi, then biza kurangira menye icyo bivuze. Mitavuga ngo ntago nabyererana, ahubwo reka nze hano kabisa kuri TV yanyu, kuri TV yacu Gweto Challenge, mbivuge kugira ngo nawe ubashe kuba wakumva ubutumwa izi nzozi zansigiye, cyangwa se ubutumwa buri muri izi nzozi zo kurota usarura ibishyimbo. Okay, noneho reka turebere hamwe ibisobanuro bitandukanye byo kurota usarura ibishyimbo mu nzozi, tumenye ngo ese biba bishatse kuba byavuga iki. Mu nzozi ibishyimbo bishushanya umusaruro w'imirimo yawe. Ngo iyo uri mu bisarura bivuga yuko igihe kigeze ngo ubone igihembo ku byo wakoze cyangwa se ku byo wakoreye. Waba warakoze cyane cyangwa se warize cyangwa se warasenze cyangwa se waragize neza cyane, rero igihe cyawe kiba kigeze ngo ubone umusaruro w'ibyo wakoze byose. Aho hantu nizere ko muri kugenda muhumva neza cyane. Ibi ni inzozi zigaragaza ko umugisha wawe uri hafi cyane. Ushobora kuba umugisha ushobora kuba ari amafaranga, ari akazi, ari amahirwe mashya, cyangwa se indi ntambwe ugiye kuba watera mu buzima bwawe. Ikindi kintu nakubwira nuko iyo urose uri gusarura ibishyimbo wenyine bifite icyo bishatse kuba byavuga, ndetse niyo urose ubisarura uri kumwe n'abandi nabwo bifite igisobanuro cyabyo. Kubw'iyo mpamvu reka turebere hamwe ibisobanuro byimbitse ku kurota usarura ibishyimbo uri wenyine. Ibyo bishatse kuvuga yuko ibyo bigiye kuba byakugeraho ari ibyawe bwite, nta muntu n'umwe uzigera abigutegekaho, muri make bizaba ari ibyawe. Ariko se iyo uri kumwe n'abandi, cyangwa se iyo ubona ubisarura uri kumwe n'abandi, ibyo bishatse kuba byavuga iki? Byo bishatse kuvuga yuko uzagabana umugisha n'abandi, cyangwa se abandi mufatanyije urugendo rw'ubuzima. Yes, urugero umuryango wawe, inshuti zawe, cyangwa se abantu mufitanye intego zimwe na zimwe. Icy'ingenzi ni ikihe? Icy'ingenzi ni uko iyo inzozi zirimo igihingwa kigasarurwa neza cyane, ni ikimenyetso cy'uko ibyo wateguye mu mutima wawe bizagerwaho, cyangwa se bizagera ku musaruro neza cyane. Ahangaha reka nkwibutse kuba wakanda subscribe hano kuri Gweto Challenge TV kugira ngo ujye ugenda ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bindi byo gusobanura inzozi, dore ko iyo wenda urose inzozi ukumva wifuje kumenya icyo dusobanuye, ni byiza cyane ko wahita unyandikira muri comment, cyangwa se ukanyandikira kuri nimero yanjye 078 49 7 5 4 1. Iyo nimero iri no muri Momo, then ukanyandikira nkaba nabasha kugenda nkusobanurira izo nzozi. Yes, reka rero dukomeze cyane. Reka turebere hamwe icyo izi nzozi zishatse kuba zavuga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese waba uri gukora cyane ukaba wibaza nimba hari icyo bizatanga? Ese wigeze gutakaza ibyiringiro bitewe no wumva imyaka ishize nta mpinduka ubona? Izi nzozi zirakubwira ngo ukomera, ibyiza biri imbere, nyamuneka. Imirimo yawe, amarira yawe n'umutima wawe mwiza bizabyara imbuto, cyangwa se bizabyara umusaruro bidatinze.
reka tugere muri ka kanya kabisa duhereza ubutumwa umuntu wese uba wumvise video yacu kugeza igeze ku musozo ndetse akanakuramo inama zigiye zitandukanye ngo iyo ubonye izi nzozi Imana cyangwa se mukuru w'inzozi iba ishaka kukwereka ko imbere ari heza cyangwa se imbere hari ibyiza. Iyo uri gusarura ibishyimbo mu nzozi ntuburi kwihimbira, uba uri gutegurirwa umugisha wa nyawo. Ntutinye igihe, ahubwo itegure wubahe inzira y'umusaruro wawe. Wihangane kandi ukore neza, usenge, ukomeze gukora no gukunda, ibintu bizacamo nyamuneka. Aho kunira ko ngeze ku musozo nshimira buri umwe tuba twabanye mu biganiro byacu bya buri munsi. Niba nawe ugira uti inzozi zijyanye n'imyaka, imbuto cyangwa se nko guhinga, nyandikira ngufashe dore ko njyewe aricyo kintu niyemeje kuba nabakorera hano. Kaduhuru utanda bakora cyane. Hasta la vista.